ijambo rirambwira ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizaza shaka ubwami bw'Imana niba ushaka utacyubahiro shaka ubwami bw'Imana niba ushaka kureba neza shaka ubwami bw'Imana niba ushaka ijambo shaka ubwami bw'Imana niba ushaka ubukire shaka ubwami bw'Imana niba ushaka amashuri shaka ubwami bw'Imana niba ushaka ibintu shaka ubwami bw'Imana. Amen. Zaburi ya mbere. urebye wenda nimba yambara neza ukareba mu myenda ufite wayihuanga urebye wayihesha iki reka tuyihe icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Yego. Nitwa Nageze Fiyete ndi umumama w'abana w'abahungu n'abakobwa mfite umutwaro ntabwo twasohoza umugisha turebe ijambo ry'Imana ariko natangaye nkigera hano ari umuyobozi wa gahunda yabivuze abana babivuze korali muri yabivuze worship team yabivuze nyine mu by'ukuri ukomeje kubivuga. Haleluya. Reka turebe ibyahishwe karindwi umusomyi mwiza araza kudusomera umurongo wa 13 kugera ku wa 14 gusa. Ijuru igice cya karindwi guhera ku murongo wa 13 aravuga ngo umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyeshesha amaraso y'umwana w'intama. Haleluya. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Haleluya. Haleluya. Umwe mu bakuru ndashaka kugira ngo tuganire kuri aya makuru, tuganire kuri iri jambo ry'Imana, tuganire kuri aya makuru. Umwanditsi wanditse ibyahishuwe we yari yamaze kugera mu bwami bw'Imana ameze nkaho neza yasutse ngo nuko abona itorero ryamaze kuhashyika ngo nuko batangira kubazanya gaseko aba ni bande kandi bavuye mu ijuru bicaye mu gihe turi gutarama ariko tuzajya. Haleluya. Haleluya. Mu gitaramo kirimbanije hari umusaza umwe twamaze kuririmba arareka aramara avuga ngo ngiye kuritarama
nongere ngo umusore haleluya bavuga ngo yego ngiye kongera ngo umusore mw'ijuru hari ibirori kandi ibirori by'abera ibirori by'abamesha ibishura ibirori by'abamesheje isi ibirori ngo nuko bari mu birori ngo babona haje abantu batandukanye haje abantu basirimba kandi baravuye mu isi igisirimba kitaraza haje abantu babyina amaraba kandi ahari bari mu muco wabo ntawe uruhara nta maraba bagira haje abashimba sinzi ukuntu bajya babyina batya kandi kwanyarwara ngo nuko rero cyane ngo barabazaga ariko aba ni bande aba bantu babyina gutya aba bantu bataramira aba bantu basabaca aba bantu bambaye ubwiza aba ni Haleluya. ubabazanya ngo aba ni bande n'aba ni bande wamukubashije mwana wawe musozi ngo aba ni baba Haleluya. aba ni babandi bavuye mu isi y'imibabaro aba ni babandi bacunagujwe aba ni babandi batutswe aba ni babandi bambaye ubusa aba ni babandi barwaye aba ni babandi Haleluya. Haleluya. N'abacunguwe. aba ni babandi haleluya Amen. aba ni babandi bahawe imana aba ni babandi aba ni babandi babaye mu isi y'imiruho aba ni babandi bapfakaye bakiri bato aba ni babandi babuze ababyeyi bakiri abana aba ni babandi bakubitaga aba ni babandi b'amaso aba ni babandi baramubwira ngo aba ni babandi babigumyemo aramubwira ngo aba ni babandi batarekuye aba ni babandi batatiye aba ni babandi batatinya imvura aba ni babandi batatinya izuba aba ni babandi imana ishimwe Haleluya. ngo ni babandi yesu kristo yavuye ku musaraba i Golgotha akavuga ngo yemwe ababishe n'abaremere Usange. nabumvishe icyo yesu yavuze ujya munsi hari abantu batajya babyumva neza yesu yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremere hari abantu barushye n'abaremere bari hano yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremere ngo nimuze musange nimumara kunsanga n'abaruhura Haleluya. aba ni babandi bumvishe icyo yesu yavuze ujya munsi Amen. dufite ikibazo hari abantu batumva twifitemo ikibazo hari abantu batumva bandi mutumva mwe muri bo oya ntabwo itanga ry'abantu batumva Haleluya. yesu yaravuze ngo niba urushye ukaba wumva hari ibintu urushye ukaba wumva hari ibintu nyine wumva nyine urushye ukaba wumva hari ubuzima urushye ukaba wumva hari urugendo urushye ukaba wumva hari ibintu bikuremereye ngo musange gusa kuruhuka haleluya Haleluya. naramusubiza ngo aba ni babandisha bemeye kumesa ibishura aba ni babandi bemeye kumesa ibishura mu maso y'umwana w'intama mureke mbabwire mureke tumese ibishura dufite abakristo muri iyi minsi mumbabarire ko bambara imyenda idafuze kandi yesu yaramenye amaraso ngo dufure mureke dufure tureke kwambara ibidafuze haleluya Haleluya. Haleluya. tureke kubaho mu mibereho idafuze mureke dufure kubera ko ngo nitugera no mu ijuru ngo hazaba kumenya abafuze nta muntu uzinjira mu ijuru atarigeze afura
Hallelujah. Hallelujah.
aravuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa data harimo amazu menshi, iyo aba adahari mbabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Kandi aho njya inzira murayizi. Haleluya! Haleluya! Yesu Kristo agiye kujya mu ijuru, yitegereje imitima y'abantu, aravuga ati aba bantu nizamukira gutyo gusa ntacyo mbabwire, ntacyo nzacyura. Kabanje mbabwire, aritegereza imitima y'abantu, aravuga ati abantu batinya no gukodesha. No mu isi gukodesha ni hatari. Arabitegereza n'abubatse, abona kubaka byarabavunye. Arabitegereza, abona n'inzu bubaka, iyo imvura iguye kimwe n'imizira. Haleluya! Haleluya! Arabareba, arabitegereza, aravuga ngo mureke ngire icyo mbabwira. Arababwira ngo mu rugo kwa data hari amazu kandi duhereze Yesu icyubahiro. Aravuga ngo mu rugo kwa data hari amazu kandi hari amazu kandi menshi. Arangije arababwira ngo ni ukuri ntabwo mbese abaye adahari nababwira. Simbeshya, nyine data atarubatse nababwira mukirwana. Haleluya! Data yabaye atarubatse nababwira, mugatangira mukirwanaho mukaba mwubaka izo mubaba. Ariko ngo zirahari kandi zibaye zidahari nababwira. Ngo dore ngiye kubategurira aho nzaba namwe niho muzaba. Aya magambo ni amagambo ya Yesu Kristo yivugiye, aduhamiriza ko abera tuzatuma, aduhamiriza ko hari umunsi tuzirirwa mu isi ariko ntituyiraremo, aduhamiriza ko hari igihe tuzarara mu isi ariko ntituyirirwemo, aduhamiriza. Haleluya! Haleluya! Aya ni amagambo Yesu yivugiye. Hari umunsi tuzaza gusenga, bategereza abo mu rugo bategeze baragaruka basange Haleluya! hari umunsi uzaza uje muri repetisiyo ugira ngo ni repetisiyo kandi impande iri hafi we, umwami Imana ari hafi ku buzima. Mu gihe mu gitara agakora ati mwumve tuguti Imana, mwumve Yesu. Haleluya! Haleluya! Yego. Yesu azaza, azaza ntazatinda, azaza ntazatinda, uko yabisezeranye na Yesu azaza, umwami azaza Yesu ntahwema gukiza abantu, ntitugasubire mu Yesu ni batuzabane nawe mu ijuru. Haleluya! Azaza yego. Araduhamagaye Tuzabane nawe mu ijuru. Araduhamagaye.
kumbwira ari hafi kubyuka neza ngeze hagati nta hantu wasanga tugiye mbyutsa bose n'ibyuka wese. Haleluya ntungani ariko wiyejeje wabyutse ukiyeza nuko mu kanya gato ngenda komeza ndasenga ariko yuko yararushye arasinzira. Ngenda komeza ndasenga ngeze aho ngo agacuba ndaryama ntiryama ako kanya mbona mvuye mu mubiri. Ureko ndabwire uyu mubiri nambaye siwo nzambara ngeze sambara ubwiza bwa Yesu kwa sasa niko umubiri wanje mbona njye mvuyemo abantu babiri nkajya mbona uyu araryama ariko njye nkibona hano ndavuga ntayo uzi ko mpfuye ariko wabivugaga suyo ahubwo n'undi nabonaga ku ruhande ndavuga uzi ko mpfuye mpita mpingukira ahantu ureke mbabwire tuzajya mu ijuru abazadutangayo muzabaduhere ntashyo natwe nitubatanga tuzababwira ko muri kwambara tuzajya mu ijuru. Iyaba twajyaga mu ijuru tuniki muri ibintu by'isi mubireke kubatwara umwanya tuzabisiga. Urabona umuntu araburana gusa araburana ibintu gusa bidafite umumaro ngo bamvuze ngo ndarakaye ngo sinzongera gusenga ngo mbivuye mwaretse tugashaka ijuru. Mwaretse tugashaka ijuru ugewe buriya wiyo nyimbuga ntabwo barande bana baramaze mu ijuru nta muntu uza kureba nashaka ijuru. Amen. Urashaka ko mu isi bakureba neza gute? Urashaka ko bakureba neza gute? Baguterekera amaso. Mw'ijuru hari abantu bareba neza. Mw'ijuru hari abantu bareba neza. Udashaka kugira ijambo, udashaka ariko waretse warishatse mu ijuru. Ubundi urasaba gukora iki? Ijambo rirambwira ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose bizaza shaka ubwami bw'Imana. Niba ushaka utacyubahiro shaka ubwami bw'Imana. Niba ushaka kureba neza shaka ubwami bw'Imana. Niba ushaka ijambo shaka ubwami bw'Imana. Niba ushaka ubukire shaka ubwami bw'Imana. Niba ushaka amashuri shaka ubwami bw'Imana. Niba ushaka ibintu shaka ubwami bw'Imana. Amen. Niba ushaka kugira ubwiza ukeneye icyubahiro, ndabona
udashobora wenite wenite mu maso y'abantu iyo yiyicarira akigumira mu ijuru agategereza ko tumukunda. Noneho n'umuco wacu wo muri Afurika bari gucuragura bikamurenga. Kuraguza yari kumirwa tugaterekera tukaba yari kumirwa, ariko abibonye abanza kudukunda. basambona yego yabanje kudukura. None wowe umuntu murakundana amezi abiri umwaka ubwo nakindeba murareba uragira ngo agira ate kare kare agira ati kari umuntu uri kugira ngo agira ate koko n'umuntu agukundira udashiramo Yesu ntibishoboka. Ukuntu twagenda ngo disi we gusa ibintu namukoreye waramaze. Wowe ku mutima wawe wagirira umuntu neza. Reka dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. yego Atari Kristo ayiwe atari Kristo agafuka k'umuceri se ukaretse ukazakarya n'akandi gashize utakamuhaye bishoreranye. None uri kwirata murabizi murarwa mukuri murarwamubwiye muyarashe murarwamubwiye muriyo mwigishije kwisiga wowe dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. yego Umwete wamuhaye warawangaga amafaranga yari yakubanye menshi
oya dushobozwa byose na Kristo duhimbara. Tureke kwitwaza abantu dushaka ubwami bw'Imana. Umuntu ni umuntu kandi tujye twemera imbaraga nk'izawe. Ni umuntu nyine buriya gusa ukuntu yaririmbaga none rero we ngo turi mubona atasinda agasinda. Wewe wakomeza ugakora ibyawe, wakomeza ugakora icyo wahamagariwe, uramureba iki? Uravuga se ngo yarusinze wagiye uramwegera uramubwira uti ariko wibagiwe amakuru y'urugendo. Ubwo businzi bwawe ntabwo bwakugeza mu ijuru. Wabikoze aho ugiye utuma guhamagara ubwo se n'umuntu urasa ukoze iki umurushije iki? Dushaka ubwami bw'Imana nta muntu tureba. Nuririmba uririmba nta muntu ureba. Nusenga usenga nta muntu usenga. Nukuri mureke dushaka Imana. Ibindi byose tubyihorere. Haleluya. Amen. Nari mvuze ngo umuririmbyi yaravuze ngo bite ku izina mwita nuko umugabo umwe twasenganaga nzamubazanira amagospel mbona turi kumwe ngo muri izo nzozi turi kugendana. Nuko mu kanya nk'ako guhunga agiye kubona mbona ikintu kimeze nk'ikimoto giturutse mu ijuru cyane ruka ndavuga ngo mwese kujyanye mu gospel utatubwiye kandi ngo wihariye rigaragara. Nuko aragenda mu gihe akigenda marayika nabonaga ndaderanje cyane, naramubonaga nkabona ndi imbere ndavuga ngo turi marayika nkafatira kamwe gakomeza kwimwenyura. Nuko arambwira ngo reba mu kiganza cyawe ngira gutya mbona ikiganza kibaye televiziyo. Noneho iyo televiziyo yanyerekaga mu ijuru, mbona mu ijuru maze tugasinzira mu ijuru. Ubundi niba usenga utazajya mu ijuru wabiri. Haleluya. Mbona mu ijuru bafite akazi kenshi. Nabonaga abantu banyurana bazamuka bamanuka, mbona bafite akazi kenshi. Umuyobozi w'amakuru muri iki gihe ufite akazi kenshi. Umuzamuza n'umukunzi wanjye uganira n'abamuriza. Haleluya. Nuko marayika amanura ibintu bimeze nk'ibigori arabimpa njye n'undi mumama, ariko wa wundi wagiye ntibamba. Ako kanya baragarutse ndashaka kuvuga ku izina. Manshimwe yarakoze izongera ijyana Dutere. Nuko amereza ikintu kimeze nk'ikigori kinini na mugenzi wanjye. Wa wundi abaraje aravuga ngo ko mufite ibigori icyanjye kiri. Ndamubwira mpita mvuga ngo Mana we ntunyuranye n'uyu mugore, ni wowe ubizanyuzanye iki mu nzozi nyine. Mu gihe nkivuga gutyo marayika arambwira ngo ndebe urebe mu kiganza ndareba. Numva ijwi rituruka ko ndavuga ngo ese mu isi nimujya mugira amazina mwita umuririmbyi se kunyita umuririmbyi n'iryo zina data yanyise nuko ariko bikora sibyo. Iyo umuntu tumwise umubwirizabutumwa nuko aricyo akinyukaricyakora no mu ijuru rero amazina arawe. Arambwira ngo uwo mama mubwira cyane icyo ashaka kuko hano ngo yitwa Mutoni, sinzabyibagirwa. Arambwira ngo yitwa Mutoni hano mu ijuru.
mubwira asaba iryo ashoboye mu ijuru bamwita nde Mana? Uburyo gushakamo Imana mu ijuru bamwita nde? Uburyo gusenga mu ijuru bamwita nde? Imirimo ukorera Imana mu ijuru bamwita nde? Muri hangana ntabwo nashatse kubababaza ariko nashatse kubabwira iby'uru rugendo. Inkuru y'urugendo abana ba Isirayeli, urugendo Imana yatangije akaba ari nayo irurangiza, ab'imitima inangiye bahingukiye mu butayu, bakuye Yashuwa na Kalebu, abagabo Imana yishimiraga. Nyemerera Mana gendane nawe, ubutayu nabyiza bihayo. Haleluya! Haleluya! Mu butayu utubashakira ibyiza ntabihari. Imana ishimye ntabihari mu butayu. Muri mubaze muzeho bimazeho iminsi. Haleluya! Mu butayu nta byiza bihaba. Mureke twiyambaze ijuru. Haleluya! 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 Yego. Reka nsoza musomere muri Matayo 24:36 kugera kuri 38. Matayo 24:36 kugera kuri 38. dusome ijambo ry'Imana. Yego. Umutwe w'ijambo uravuga ngo uko bizamera ubwo Yesu azagaruka, umurongo wa 35. Aravuga ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho haba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, keretse data wenyine. Uko iminsi ya Nowa yari iri, no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukuri nashatse kubabwira ko Yesu azaza. Numvisha ngomba kubabwira amakuru y'urugendo. Ariko nimurebe umunezero twagira iri terero ryose ukuri dizabanza. Tuzabona Yesu. Haleluya. Mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Ngo nta muntu n'umwe uzi uyu munsi habe n'abamarayika. Menya niyo mpamvu mu byahishuwe babazanyaga ngo ese abari bande kandi bavuye. Nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe kereka data wenyine. Haleluya. Haleluya. Nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe kereka data we. Kandi ni ukuri tuzajya mu ijuru. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Amen. Undi munsi ndasinzira ndasukira ahantu, nabonaga hari indabo nyinshi nziza. Mana uzampa iherezo ryiza. Nyinshi nziza zarareshya z'amabara menshi meza ariko sindabona n'ubwo busitani. Nuko nta nzira wabonaga ukihagera, ariko uko watambukaga indabo zagiraga gutya izindi zikajya gutya ukabona inzira ukagenda. Nuko nanjye ndahagera, ariko narababaye.
ndagenda ngeramo hagati mu ndabo. Hari ikirere kitajya kibaho hano ku isi. Hari heza pe. Hari umwuka Yesu. Ariko usaba iherezo ryiza. Nuko ndagenda ngeze hagati numva hakurya. Numva amajwi y'abantu baririmbaga indirimbo narinzi. Baririmbaga ngo Yerusalemu yera umurwa w'amahoro, Yerusalemu niho nzibera. Numva ndayizi ndavuga ngo ngiye kujya kuyantona. Ngenda niruka iyi ndirimbo ndayantona. Ndumva nizi. Mu gihe nirukanse ndakanguka nararize. Nararize. Mutwara arambwira ati biti bwa mukubise inkokora. Nihoye. Ndarose. Urose nabi se nihoye. Ahubwo nanze kugumayo. Ati hehe. Nanze kuguma mu ijuru. Kandi nabonaga nahageze numvaga n'abaririmba. Ati bashaka gusigura Imana nana gutya ni ukuri kw'Imana nanjye. Arambwira ati byuka. Niwe utaboniye gusengera ngo singende. Arambwira ati byuka dusohoke nta nubwo dusengera ngo aramfata. Numvaga nagenda. Tujya hanze. Mu gihe turi hanze mama uko barahamagaye mfite mama uko mutumisha cyane. Imana imumugisha. Atumeze neza. Ahamagara bose. Atumeze neza. Ati mama Gisera ameze neza. Ati we. Ati mama Gisera ko mbonye agiye. Numva nishimye. Namubwira ngo ndagiye nagiye. Arambwira ati wasaze. Atangira kumbwira. Nyamara tuzataha. Imana ishimwe. Tuzataha. Arambwira ati sohoka. Arambwira ati uyu munsi rero noneho nanjye akunda kuvuga make cyane. Ati nanjye uyu munsi ngiye gusenga mvugane n'Imana. Ati aho yahereye ndaje mvugane ndamubwira n'ibyo yivugisha byose ntubuze kugenda. Nuko arambwira ati ceceka ngiye kuvugana n'Imana. Afata Bibiliya atubona uyu munsi ndahanura beza. Arasenga ati n'ijambo ryawe. Ati n'umwari n'umugore. Arasenga ati wibeshye. Ati ntukoreho. Yasenga ati ntukoreho. N'Imana natahandi narigeze ndahibuka. Ndahibuka baririmbaga gutya. Niriyo ndirimbo nanayizi. Ndagenda njye kuyantona. Ndagenda nyantone. Nawe ati ntumukoreho. N'iryo joro mu by'ukuri habaye urudacana. Haleluya. Arambwira ati bagiye gufite umwana n'imbabazi. Abambuye igitabo arambwira ati ndabizi neza Imana ikivuga mu ijambo. Irashe ivugisha. Kumva sinshaka kumva ibyasenga. Mureke mbabwire. Uru rugendo rwo kujya mu ijuru ruraryoshye. Ahontu Umwami yagiye kudutegurira ukuri ni Yesu. Kandi ngo hari amazu menshi kandi meza. Kandi ngahazaba. Yasezeranije Sara kumumana w'umuhungu n'ukuri Mwami warabikoze rero Mwami wanjye we icyo uvuze cyose
wasezeranije abera aye ugiye mu ijuru utegura aho tuzaba uzabikora nukuri umwami Imana azabikora igihe mureba tumera nka wundi ngo kiyogoya ngo nzapfa cyangwa nzakira nukuri tuzajya mu ijuru kandi umunsi w'Imana izavuga yasize abibwiye aravuga ngo dore ndagiye ikimenyetso ko nzagaruka kubatwara dore nzabasukaho umwuka wanjye azabana namwe azabamenyesha n'ibyo ntabamenyesheje azenda ku bya data baheho umunsi nzaza muzo ako umuntu utuzura mwuka wera azajya mu ijuru gute wamusuzura mwuka muzamuke musange haleluya Imana yo kabyarira kumvira amen imuha ijambo rangije umuha rya jambo rivuga ngo Elisa kurwaho Eliya ati ahamagaye atagiye turasenga nyine ubwo baransengera ko mwarambabaje sheri mwarambabaje burya naringiye we narindi warambabaje burya Yesu nashimwe haleluya reka mbabwire impamvu nabyanze uyu muntu reba uyu mugore Imana yampaye twasenganye ari umukobwa Yesu nashimwe Imana ikagize ubwira ngo abantu bacu bazasengera ku meza ngo bayazengurutse nuko nkamubwira ngo iwe ngo bazaba barakurongoye ngo nanjye narashatse ngo nuko abantu bacu babure basangiye Yesu nashimwe amen tukishima turahantu dusenga Imana niga kaminuza nuko hanyuma gatebe rahindukira se uko byagenze najyaga arabizi najyaga mupfunyikira agiye gusura sheri we najyaga mupfunyikira agiye gusura uwanjye Yesu nashimwe amen amubwira ati ibihungu birashukana turamenye bitazagira gutya na gutya ati nanjye abakobwa nabazi atuzaramenye akamurikira nkajya muzi azi nanjye mba Yesu nashimwe nuko rero rahindukira sinzi ukuntu byagenze nuko birizinga zirazenguruka nuko biraza haleluya noneho umuntu wamanuye ko azaba umugore wanjye ni mama wanjye arangije abimbwira atarambona kandi mama yajyaga anzengereza ngo nzamuzanire ku mukobwa dukundana Yesu nashimwe amubwira ati rero mama sinzakuzanira Margarita ejo muzane Carolina ejo muzane Mwanakeye njye nzakuzanira uwo nzaba narashimwe Yesu nashimwe ibyo ni ibya mbere yuko ambwira arangije arampamagara arambwira nijoro mu saa 9 turabizi muri ni aturasengera umugore ati muratereta n'abana atari ko mubana umunsi ku wundi niwe uzaba umugore wawe Yesu nashimwe nuko mbibwira ko ndamubwira reka mbwira tujya gusenga atansi ubu twari dusaga ngo turamenye bitazahirikira ukambwira ko nkundura nanjye uramenye po ntabwo byazamo Yesu nashimwe nuko rero kuri uwo munsi ni ibintu birebire kandi kira ngaho amasaha yagiye kuri uwo munsi cyatumye rero nsenga gutyo yaragiye Imana ari ibintu Imana yadusezeranyije tumaze kuba nuko ndabwira Imana mbare Rwanda ndakwizera n'ubu bari umugore hehe no kugusenga ibyo wansezeranyije sinzambibonye uzawubeshya nzamayeho nk'abandi ikintu ikintu wakimpaye ikintu urakiduha ikintu kandi wambwiye ko tuzayibona turi kumwe none Imana rero n'umutwaro twahereye nawe Yesu nashimwe nuko nsenga ntyo Imana inyereka ko ari Imana birangira gukira Yesu haleluya mureke babwire ubwoko bw'Imana
ubwami bw'Imana buratwegereye kurusha igihe twizeye, kandi ijoro rirakubye burenda buke. Iryo yerekwa nagize mbona mu ijuru, mbona harimo akazi kenshi, maze gukanguka wenda mwatekereje ndavuga ntahari buriya bariya abamarayika ni abari guseriva n'abaprotokole bari kwakira abageni, abona bafite akazi kenshi. Rero iyi si ntabwo ari iwawe. Mw'isi n'umushyitsi sinza ihoraho, ahubwo ni urugendo reka abantu bari mu rugendo muhaguruke dusenge Imana. Abwira Imana ngo dore ndi mu rugendo, ibimana ni byinshi, ibimurura ni byinshi mu rugendo. Turi mu rugendo turasiganirwa, ariko umure hazajya yose atuma nashingira, atuma nagera iwawe. Kugiye kudutegurira aho tuzaba, data mu izina rya Yesu Kristo, aho tuzaba turi mu rugendo rw'iwawe. uru rugendo turimo ntabwo rworoshye, harimo ibintu byinshi bikomeye, ruragoranye. Turagusaba imbaraga Mana, turagusaba imbaraga kugira ngo dukomeze Mwami, reka ukomeze ibirenge byacu by'urutare Mwami, reka udukomeze Mwami, tubashe guca muri iyi nzira ifunganye Mwami, reka ubane natwe Mwami, utwambike imbaraga. Nta na hamwe twagera Mwami tutagufite, nta na hamwe twagera tutagufite Mwami, turakwisunze, kurabagirane ku maso yawe Mwami, tubashe kubona ubwiza bwawe Mwami butumurikira. Turi mu isi igoye Mwami, turi mu isi yuzuye intambara, turi mu isi yuzuye inzara, turi mu isi yuzuye inyota, yuzuye ubukene, yuzuye amadeni gusa. Ariko turagusabye kugira ngo Mwami utubashishe, reka twambike imbaraga mu rugendo rwizambitse mu Kristo Mwami, reka twambike imbaraga mu rugendo Mwami. Murakoze Neza. Amen, 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 amen. Zaburi ya mbere.